bati Isaac nagira gute sabu nyinshi, nagira gute abankurikira benshi ku rubuga rwa YouTube. Ibanga nta rindi niryo ngiye kuza mbabwira, cyangwa se niryo tugiye kuza tujya muri details zaryo ziryo banga, kugira ngo abantu bose buri kuri channel yacu Ivugangingo TV mubashe kumenya ibanga ndetse n'uburyo ushobora kubona abasub cyangwa se subscribers bitakuruhije. Ivugangingo TV ngindi Isaac Ishimwe, nizere ko mumeze neza. Mu bibazo byagiye biza muri comment kuri videos zigiye zitandukanye cyangwa se kuri videos ziheruka, abantu benshi mwatubajije muti ni irihe banga cyangwa se nubuhe buryo umuntu yakoresha kugira ngo sub cyangwa se subscribers ziyongera. Ibanga nta rindi, hari aho bazakubwira bati ushobora kuzigura, ariko icyiza cyo kutagura subscribers nuko ushobora donc niba ukeneye kuzaba verified kugira ngo uzagire iriya badge ya verified kagatike kameze gutya, ni ukugira ngo iyo uguze subscribers ntabwo kari akantu ujya ukabona nk'uko no kuri za IG bigenda, cyangwa se kuri za Facebook iyo wakoresheje autofollower ntabwo iriya badge ujya uyibona. Rero ibanga nta rindi, ni ukubanza deja gukora content ziri competitive, cyangwa se content nziza, video abantu bose babona nyine bakazikunda. Ariko hagati aho ngaho hari ibintu uba ugomba kubanza gukora muri setting. Ibintu uba ugomba kubanza gukora muri setting ari byo biguhereza za subscribers, ba bantu baza bakaguma hehe kuri channel yawe. Ibanga rya mbere cyangwa se ikintu cya mbere uba ugomba kwitaho ni ukubanza guhidinga subscribers zawe niba ugifite nkeya. Hari ukuntu ufungura channel ukaba ufite abantu batageze kuri 5 cyangwa se ukiri no kuri 0, bitewe naho watangiriye icyo gihe. Ntabwo umuntu bizamu attract kugira ngo guhita aguhereza sub yiwe abona ari we muntu ugiye kuba uwa mbere. Aho ngaho rero ikintu cya mbere ukora, uhita ujya muri setting, ukajya kuri display subscribers count, ugahita ugira gute ukora kuri hide. Muri kubibona deja, ugakanda kuri hide kugira ngo imibare y'aba subscribers bawe ntijye igaragara. Binarinda channel yawe kuba aba hackers cyangwa se abantu deja nyine babandi abo twita aba haters baza bagafata account yawe bakagira bate, bakaba bayica cyangwa se bakaba bayihakinga bakayishyira down. Icya kabiri, ugomba kumenya titre zigezweho, titre nziza, titre nawe urimo kubona koko nyine iri competitive. Ukamenya amagambo agezweho kuri YouTube, ibyo bita ukamenya donc amagambo ari muri rankings, nyine amagambo abantu benshi barimo gukoresha kuri video zabo, kugira ngo ujye ugaragara hehe muri suggestion, ujye uboneka nyine ku zindi video, kwa kundi abantu baba barimo kureba video, nawe video yawe ikaza hehe ku ruhande. Ikintu cya kabiri ukwiye kwibuka ni ukwibuka gukoresha tag. tags zo hasi. Hari abantu usanga uploadinze video ariko video yiwe idafite na tag nimwe. Uba ugomba kwibuka iyo tag. Ntabwo ndimo kuvuga hashtag ako kantu mukumve neza. Hari kuri YouTube hariho hashtag zijya muri description, hakabaho na tags hahandi ushyiramo amagambo ku buryo iryo jambo wenda umuntu ashobora kuryandika muri search, mu search engine yayo channel yawe igahita ibonekaho, bikaba byakuviramo kugira gute kubona abantu. Ikindi kintu ugomba kwibuka ni ugukora description irimo amagambo akenewe. Description irimo amagambo akeneye ikintu gufasha nuko hari igihe titre yawe ishobora kuba itatuma uboneka mu search engine.
hari igihe titre yawe ishobora gutuma utaboneka mu search engine mbigusubiriremo, ariko ibikubiye muri description yawe bikaba byagufasha guhita uboneka. Sinzi niba murimo kumva amagambo ndimo gukoresha, ariko ibikubiye muri description yawe bishobora gutuma uboneka hehe muri mu search engine, haba search engine za Google ndetse n'iza YouTube. Ikintu ngiye kuza nsorezaho ni mujye mwibuka gukora video ndende kuko arizo ziguhereza icyo bita watch time. Abantu benshi ntago mukunze kumenya kariya kantu, ariko niba ukeneye kuzafata nawe ku faranga rya YouTube, ifaranga rya Suzana, ifaranga Suzana atanga, ugomba gukora video byibura ndende, kuko nibyo bituma ugaragara bya bindi. Nkomeje kugaruka kuri suggestion, wenda nzakora indi video ibibasobanurira neza uburyo kugaragara muri suggestion bishobora gutuma channel yawe ikura. Ariko niba ukeneye ko subscribers bawe bakura kuruta uko bari ubu ngubu, ugomba kwibuka ibi bintu mvuze uko ari bingahe, ndumva ari nka 5 cyangwa se 4, ukabyibuka neza ukajya ubikoresha. Icya mbere kwibuka guhidinga subscribers zawe, icya kabiri kumenya title ukoresha, icya gatatu kumenya description, ukamenya tags, warangiza ukibuka no kugira video yawe ndende. Ikindi ukajya utangiza akantu kari attractive kuri imbere, nk'amasegonda 15 ya mbere kuri video yawe akaba ariko utangiza kugira ngo gafate attention y'abantu. Ivugangingo TV nyidi Isaac Ishimwe wa mwarimu wanyu w'ibyerekeranye na YouTube. Niba ushaka kumenya byinshi, andika ikibazo cyawe muri comment section aho hasi, nzagaruka nkibasobanurira ku munsi ukurikira. Ciao, peace out.